Amajyepfo, umutore
kwihangana kugira ngo twakire neza kandi binyuze mu buryo. Rero nyakubahwa kandida depite Damien, nk'uko mubibona murakoze cyane musangiza w'amagambo. Nyakubahwa mukandida ku mwanya wa perezida w'igihugu, turagira ngo mu izina ry'ubuyobozi bwite bwa leta tubashimire ko mwaje by'umwihariko mu murenge wa Musha, mukaba mwaje kwigaragaza. Mwicare mugwe neza, tubahaye ikaze. Igihugu cyacu cyemera imitwe ya politiki itandukanye kandi mu buryo bw'ubwuzuzanye. Rero gahunda yanyu igende neza, turabishimiye murenge wa Musha. Mwicare mugwe neza, umutekano urahari, nta kibazo na kimwe. Murakoze cyane. Yego, arakoze cyane, mwongere n'amashyi rwose. Reka rero tutabirambiye tubabwire yuko twaje hano mu gikorwa cyo kwamamaza umukandida perezida n'abakandida depite. Ku bwitabire bwanyu butari bukeya, ndabibutsa ko ijambo ry'Imana rivuga ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa. Gisagara twakomanze mwadukinguriye, hanyuma tugiye kubagezaho n'ibindi bintu. Irindi pati nta kintu twayiburana, ni nayo mpamvu ubu tuvugana Giripatoye! Hanaje Giripatoye! Murasobanutse. Turakabineza oye! Oye! None hagatangaha rero, bitewe na gahunda Green Party dufite umutangabuhamya aha ngaho ubyemeza ko yaragiye gufata kushora imari mu mahanga kandi yari afite uruganda inaha ngaha. Uwo muntu nta wundi ni umukoreya waje gushinga bizinesi inaha ngaha, ariko akaba yaragiye kuyimura kubera iki? Imisoro imurembeje. Nagira ngo mu kanya gato mwakire mu kirimi cy'iwabo kandi twese tumukurikire, twumve gahunda afite. Yambwiye ati ubu none agiye kumena ibanga rya Green Party ifitiye Anshushikia ariko imisoro iriyongera. Shikonkoroshi ikintu kimuhagaritse aha ngaha shanko anshino ni ukugira ngo abwire abacuruzi b'inaha ngaha muri Musha shashofoshi icyizere shakokosha agri Green Party bafitiye shako akashishowa ibintu bigendanye n'imisoro bacuruzi ba hano. Shako akashishowa ibyo byose bigomba kugabanyuka kandi yakuri kangahe. Shako akashishasha imisoro bagomba kuyigabanya ku buryo bufatika. Shikikishu usanga cyangwa babwira ngo none murema cyukwashashikatwa ishujai abantu bajya kurangura hanze akashishikuhai abajya muri Korea shakohoshi abajya mu Bushinwa ashishikuhu bazana imari hano mu Rwanda akashishahoshi. abo ngabo bafitiwe umuti w'imisoro igiye kugabanyuka akushisha kubera akashako icyo baka akashishaho kubera umukandida wacu shako shushoha nitumuramuka tumugira icyizere tukamutora akushishuguha shako itariki 15 z'ukwa karindwi Banyarwanda shako gushi ahishiwa ibisubizo byose ku bacuruzi bizaba okay. Shako kuwa Gisagara ikintu agiye kubabwira cyabereye muri Gisagara. Shako gosi aujo murabizi umuhanda mushya dufite kuva Huye Gisagara
shaka gushi Frank Habineza Frank Habineza n'ishyaka rye ritaragera mu nteko shaka gushiziho murabizi ivumbi ryahabaga shaka gushi ariko bamaze kuhagera shaka gushisho badusabiye umuhanda gushisho kubashia ubu tuvugana no kugenda amasimeshi kuri Green Party sakishikuo icajya gusozerezaho shaka oshiasho yageze hano hepfo abona isoko ukuntu rimeze agushisha wishi n'umuhanda twaciwemo shaka ogushiku twakaje akucucukuo iriya soko ngo yashaka kububakira bafite imigambi yo kutwubakira isoko rya kijyambere amasimeshi cyane muri mushi amasimeshi cyane mu banyamushi shaka ogushisha shiwa ni gute twaba tugira ineza nk'iyo shaka ogushisikuce umuntu yazanye ibitekerezo byiza agushisikushwa tukamwima amajwi twamwima amajwi abayamwima mu maniko intoki hejuru turebe abayamuha agushushusha aho ngaho ngo urashaka ko tuzagaruka noneho shikishishuwani akishishuwani tuza kubyina intsinzi banyarwanda twishimira umusaruro twagezeho aka kantu none avuze aka kantu avuze ngo umurabyo uratinda kugira ngo ibyo byose batwemereye tubibone ngo yizere yuko azagaruka aje kubyina intsinzi abereka n'ukuntu azi kubyina ibyo byose bizagerwaho uko twatoye ishyaka Green Party twishimana na Frank Habineza kandida presidento icyo ni ikintu ni ikigasi panye abanyamusa turasobanutse twarize noneho ubu ukuntu tugiye kubyina barasaba ku buhanga bw'ibyuma badushyiraho akaririmbo yumvise akunda k'ikinimba cyacu cy'umuco nyarwanda tubyina twese duhagurutse twakira kandi ntitugenda tutumvise imigabo n'imigambi y'umukandida wacu ariko tujya ngo uri muyahe aho nawe yewe munyarwanda ntujya gutora uzatore abakecuru n'abasaza ni kuri Kagoma urubyiruko twese ni kuri Kagoma yasipora twese ni kuri Kagoma yewe munyarwanda ntujya gutora uzatore ni kuri Kagoma abakecuru n'abasaza ni kuri Kagoma urubyiruko twese ni kuri Kagoma yasipora twese ni kuri Kagoma DJ namwe murakoze imbuga nyinshi cyane kuko kugenda zicekangura cyane ukagera ukayo bitinze isoko rya kijyambere turayikeneye dufite isoko hano ribi cyane rwose ntabwo ari ryiza cyane ryanashaje batuzaye isoko rya kijyambere byaba ari byiza cyane nabyo mu bwenge butandukanye bwose tuzahuriza hamwe kubaka igihugu cyacu ndetse harimo na honorable nawe twari tumaranye imyaka 6 mu ntego urumva ko zose n'imbaraga zose zubaka igihugu cyacu ubwo nkuko mubizi nubwo naje kubasaba amajwi ariko ntabwo nakora njyenyine mugira icyizere nabasaba ko n'abana mubagirira icyizere kuko nibo bakora amategeko bakadufasha kugenzura ibikorwa bya guverinoma kubera ko inteko ishinga amategeko ifite inshingano 3 nyamukuru. Ya mbere ni gukora amategeko, ya kabiri ni kugenzura ibikorwa bya guverinoma, ya gatatu ni guhagararira abaturage. Ako kazi kose mwari mwaradutumye mu myaka 6 ishize twaragakoze, ariko ubuce ni ubasabe n'ishaka
yagira ipata muzarigira icyizere mugaritora mutoye ku kirango cyacu kiriho inyoni ya Kagoma. Ubwo nibo muzaba muhereje abadepite banyu mu nteko ishinga amategeko bajye kubakorera ubuvugizi no kubakorera amategeko neza. Nagira ngo bashimire basabe ko bakongera bakiyicarira. Uyu munsi twatizemo kugera hano, ariko impamvu uyu muhanda watugoye tuza ndetse twageze fata umuhanda utariho twisanga twageze ahantu kure cyane tuzi ko ari uyu muhanda twajemo. Tugarutse dusanga n'ubundi muhanda Ikibeho muri 2017 umuhanda ari mubi cyane uvuye hariya i Butare ujya Ikibeho muri Nyaruguru. Ngezeyo mbabaye cyane nahise nizeza abaturage ba Kibeho ko uwo muhanda azaba bakorera mu kwezi kwa 9. Ko mbabwiye ururimi rurarema mu by'ukuri yageze mu kwa 11 imodoka zirimo kuwukora. Nubwo nari natsinze amatora ariko ijambo ryanjye ryakoze iki yararemye. Ubwo abanyakibeho bafite kaburimbo uvi Butare ujya kugera Kibeho kwa Bikira Mariya ni kaburimbo. Niho heza uragira ngo dufatanye muri uko kwizera nimutugirire icyizere namwe uyu muhanda wanyu mu kwezi kwa 9 uzazamo kaburimbo. Ururimi rwacu rurarema kandi ibyo mbayizeza byarashobotse ahandi na hano Gisagara naho birashoboka. Nta gishobora kunanirana. Icyangombwa mwe no kugirira icyizere. Icyo cyonyine tubasaba kugira icyizere mugatora kuri Kagoma mugatora kuri Habineza Frank umwana wanyu inshuti yanyu muvandimwe wanyu. Nimubikora ibindi birashoboka. Kandi uko amazi n'ubundi aracyari ikibazo muri gahunda yacu twizeza yuko ubundi mu itegeko nshinga harimo ingingo ivuga ko abantu bose bafite uburenganzira kugira ibidukikije byiza, ariko nashatse ko tushaho no kugira amazi meza. Barambwira ngo ariko urabona amazi ari mu bidukikije nta kibazo tinajye birimo. Ubu none turavuga ko iyo ngingo iri mu itegeko nshinga turayishingiraho tuvuga ngo umunyarwanda wese agomba kugira amazi meza yo kunywa. Nibura buri munyarwanda leta ikamuha amazi nibura litiro 100 ku munsi, gereranyije mu majerekani ya litiro 20 za litiro 100, ku buryo buri mwana niba urugo rufite abantu 5 ruba kuba bafite amazi menshi. Tugeranya ntabwo ari buri rugo ni buri muntu afite uburenganzira kugira amazi meza nibura litiro 100 ku munsi. Noneho mwamukenera menshi kurushaho icyo gihe mukaba mwayagura. Ubwo ari n'amashuri yacu nayo twayagerera amazi kuko usanga fagitire z'amazi ku mashuri zihenze, kuri za santere de sante mu bitaro zirahenze, n'umuriro nuko ugasanga nyine udufaranga babonye twose tukijira ku muriro n'amazi. Naho tuzabagerera amazi meza bagomba kugira kubona mbere yuko bajya kugura. Ibyo twabibijeza kandi tuzi ko bishoboka. Nanone kuri nivuze kuri santere de sante ubushize nijeje abarimu mu gihugu cyose narabwiye ati nimuntora nzabazamurira umushahara wanyu, kuko nari nzi ko ikibazo cy'umushahara ku barimu cyari gikomeye. Bababaye bavuga ati se mwese ko tugisha abantu banyu neza natwe abacu batiga tugira mu rugo bacu bakaburara. Iyo bintu twarabikomezanyije mu nteko ishinga amategeko tuvuga ko umushahara wa mwarimu ugomba kuzamuka, kandi mu by'ukuri ni igihano kirahari. Umushahara wa mwarimu hano harimo abarimu barahari mwabihamya. Umushahara wa mwarimu warazamutse ubu yageze kuri 66% umwarimu wa primaire na 44% umwarimu wa secondaire, kubera igitekerezo cyacu cya Green Party. Hasigaye abarimu ba kaminuza ndamubona hari umwarimu wa kaminuza ajyandebe ikijisho ngo tutebe kukimwa twibagiwe. Nawe humura namwe muhumura ba kaminuza, namwe gahunda yanyu n'ubu igihe kirageze n'abarimu ba kaminuza nabo bitabweho. Subiye noneho icyo nashaka kwizeza gishasha ko iby'abarimu byashobotse, n'abasirikare twabavugiye birashoboka, n'abapolisi babavugiye birashoboka. Ubu abaganga bacu mu nzego z'ubuganga bose aho bari bose nabo bagomba kuzamurirwa umushahara wabo kugira ngo tuvure neza. Ujya kuri centre de santé
bakakwakira ariko batishimye, bagatina kukwakira kubera ko nabo bafite ibibazo byinshi cyane. Atekereza umwana we waburaye, utashoboye kujya kwiga, utashoboye iki byose, abaganga nabo bose bari mu nzego z'ubuvuzi nabo tuzabazamurira. Nanone kuri mituweli twayikoreye ubuvugizi babigarutseho, ariko aryo wasubiwemo. Mituweli murabizi yuko umuntu yishwaga mituweli akamara ukwezi kose atarivuza. Ni twebwe twavuze yuko umuntu agomba kwishyura mituweli akahita yivuza uwo munsi ako kanya. Iby'amahirwe itegeko ya mituweli yaje mu nteko ishinga amategeko. Njye nari ndi vice perezida wa komisiyo y'imibereho y'abaturage mu nteko, niho ryaje turikoreramo, turabidoda neza cyane ku buryo umurwayi wese, umuntu wese wishyuye mituweli ahita yivuza. Ubu noneho icyifuzo cyacu kiri mu migabo n'imigambi yacu nuko umuntu wese uzaba ufite mituweli nashaka umuti azawubone hose muri farumasi aho yajya hose. Wajya Butare, Huye ubone, wajya Nyanza ubone, wajya mu Ruhango cyangwa Kigali ubone, aho wajya hose. Kandi nanone twongeye n'imiti iri kuri za centre de santé, kuko usanga naho nta miti ihari. Bakwandikira umuti ntawo bafite, cyangwa bakaguha umuti wa wundi ushobora kumwera ukwezi kose warwaye malaria ntikire. Iyo miti turayizi, ni ibintu zobereyemo. Imiti ikunze kuva mu Buhinde, tukaba tutari imiti myiza, umuntu ashobora kubara malaria akivura mu cyumweru kimwe akaba yakize. Ariko kubera ko ya mituweli bavuga ngo nta mafaranga ahari, iyo miti ntibayikwandikire. Turashaka ko umuntu wa mituweli azajya abona wa muti mwiza uvura indwara akahita akira. Ayo kigega cya mituweli tuzayishashira amafaranga tubishiremo, bizakunda, kuko n'ibyari bikomeye byarashobotse. Twavuze icyogajuru ukizajya mu kirere, nabivuze mu karere ka Nyabihu ko dukeneye ibyogajuru byadufasha kurinda umutekano. Leta yabyemeye, yarabizamuye maze kuba 5. Ubu se mituweli niyo yananira leta? Ntabwo byakunda. Mutugira icyizere nabyo byashoboka. Nzi yuko hari ikibazo cy'ubushomeri cyane cyane mu rubyiruko. Iyo bigahamwa ibihamya nuko ikigo cy'igihugu gishinzwe imibare cyangwa ibarura kivuga ko Abanyarwanda 25% b'urubyiruko bari mu bushomeri, ariko bakavuga ko ari n'abandi benshi bafite ubushomeri. Tukavuga ngo kugira ngo duke ikibazo cy'ubushomeri, kuko ntabwo waba muzazamura ubukungu bw'igihugu ufite abashomeri benshi cyane, ntabwo bishoboka, n'ibintu biba bidaguye. Kugira tuzamure ubukungu bwacu tuzabanza dushake akazi. Nzi ko inama mukunda guhinga imiceri n'ibindi mushobora kuba mwahinga. Icyo twifuza buri karere kose cyangwa buri murenge wose uri mu Rwanda, tugomba gushakira uruganda rutunganya ibikomoka muri uwo murenge. Niba ari umuceri, uruganda rwanyu ruzabubakira hano ruzatunganya ibikomoka mu muceri birenze ibisanzwe. Niba ari guhinga ibigori bigende gutyo. Niba ari n'ibijumba tubakorera uruganda bitewe n'umurenge, buri murenge. Niba ari mushya tubakorera uruganda. Tujya hariya, niba ari Mugombwa, niba ari undi murenge naho tushiraho urundi ruganda gutyo. Turizera ko izo nganda z'akazi abana bacu abize afite za diplome, ariko n'abandi bafite ingufu zo gukora nabo bawe babonamo akazi. Ubwo tuzaba tutangiye kucya ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko, kuko urubyiruko nizo ngufu z'igihugu. Cya kabiri, n'abandi bize, ndabizi nanjye buriya munyabanga mukuru wabwiraga twarabanyi Butare, niza hari Butare muri kaminuza twagitaga Université Nationale du Rwanda, Université nkuru y'igihugu, namaze imyaka 5. Urumva ko iyi yanyu quartier yose ndahazi. Hari igihe twazaga n'amagare gutya tuzengukiriza Gisagara, ariko twacaga yaza Rwasave tukazamuka. Urumva ndahazi. Mu by'ukuri hari byinshi tuzi ko mukeneye kubera ko twabibayemo. Nzi neza cyane yuko abantu bariga bakarangiza hari Butare kaminuza, abandi bakarangiza muri nabo cyangwa kubitindaho cyane. Dushaka gutinda no ku kintu cy'umutekano wo mu gifu, kubera ko tuzi yuko hari Abanyarwanda baburaye, hari Abanyarwanda bari rimwe ku munsi, atari kubera ko badashaka kurya, ariko ibintu bihenze cyangwa se babibuze. Igikumwe cyane. Nanone tuzadufite amakarita y'itora 2 ndetse naho dutorera 2. Numva komisiyo y'igihugu y'amatora irimo kubidusobanurira. Mu kindi cyumba muzajyamo aho tuzatorera abadepite, muzatorera hamwe perezida wa repubulika n'abandi mutorera abadepite.
ku ikarita z'abadepite hazaba hariho ibimenyetso, ntabazaba ari ifoto y'umuntu. Kwa perezida wa repubulika hazaba hariho ifoto yanjye muzayibona, ariko muzabonaho n'ikirango cyanjye kiriho inyoni ya kagoma. Ariko ku badepite mwababonye hano ni benshi cyane, ntabwo amafoto yabo azaba ariho. Hazaba hariho ikirango cy'ishyaka ryacu kigizwe n'inyoni ya kagoma, muzayibona. Kagoma murayizi, nimubona hari kagoma uzamenya ngo nutoraho uzaba utoye abadepite ba Green Party, kandi uzaba utoye na Frank Habineza. Ko nutora abadepite banjye nanjye uzaba utoye n'ubundi, kuko nuvuga ngo za mbaraga zacu zazamuka. Nutora kuri perezida wa repubulika ukantora, byari cyose twabijeje bizakunda. Ni byiza gutora abadepite, kuko abadepite bakora amategeko, bakora ubuvugizi abaturage, kandi bakagezwa n'ibikorwa bya guverinoma. Sibyo mubikoze ntabwo muzicuza, kuko mu byo twabijeje 2017 2018 tujya mu nteko ishinga amategeko 70% twabigezeho. Muri ibyo najya ngo ku kintu kimwe cyari kibabaje cyane, mwari mwambwiye hino no hino mu gihugu yuko umusoro w'ubutaka wari warabarembeje cyane. Narizi ko nzawukuraho, birananira kubera ko ntashoboye kuba perezida wa repubulika, ariko ngeze mu nteko uvuga ko ndi bugabanye, kandi ibyo nabigezeho. Nakoze umushinga w'itegeko, umudepite gukora umushinga w'itegeko mutwara mu nteko, ndawutanga kugabanya umusoro w'ubutaka kuva kuri mafaranga 300 kuri metero kare kuza ku mafaranga 100. Ngezeyo banshiramo karugondo ihene, atigiye guteza leta igihombo, bansugaragariza aho leta izakura amafaranga za miliyari 30 zatakaza. Navuga ati ibi birandeze, ushakira amafaranga leta birandeze. Ariko tuzakorana n'abandi, harimo n'itangazamakuru. Nyuma yaho Minikofine ari Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi irabivugurura, ifata wa mushinga wanjye y'amafaranga irawugabanya, wa musoro ku mafaranga 300 ujya ku mafaranga 80. Turi kumvikana, byavuye mu bitekerezo natanze mu mushinga wanjye, itegeko natanze. Ubu none tuvuga ngo nimwongere mukatugira icyizere, n'ubundi gahunda ni yayindi. Ukivuzo cyacu nuko umusoro w'ubutaka uvaho burundu, kuko ubutaka twabuhawe n'Imana, ni gakondo yacu, twaburazwe n'ababyeyi bacu, basoko n'abasogokuruza bacu. Twumva yuko nta mpamvu n'imwe yo kwishura umusoro ku butaka bwacu. Twumva yuko ibyo byose bizashoboka, kuko nta n'uwari uzi ko umusoro ushobora kugabanuka. Ryari itegeko yari yakoze n'abadepite riwuzamura, njyewe ndawugabanya bigeraho birakunda gabanuka, n'ibindi nabyo byashoboka. Frank Habineza ababwira izina Frank mu gifaransa rivuze ngo umuntu w'iki w'ukuri, Frank bivuze ukuri, kimwe no mu cyongereza. Habineza byo rubanye ni neza, mbifurije neza. Urubyiruko mwese no gutora neza, siko bimeze. Turi kumwe Gisagara we oye Papa Rwanda oye Uripata oye bavandimwe b'Igisagara, nagira ngo mbashimire cyane, mwaje muri benshi, byadushimishije cyane. Nare hose mwatwakiriye neza, nongeye shimire n'ubuyobozi bwa leta bwatwakiriye neza, n'inzego z'umutekano zatungiye umutekano neza. Mwese ndabashimiye, n'abana ndabashimiye, kandi mwese ndabakunda cyane. Mujye amahoro y'Imana. N'abadepite ba Green Party tubatore, kugira ngo tuzabashe kwihaza mu biribwa, buri munyarwanda azabashe kwegera ameza 3 ku munsi, dusezere burundu igwingira ry'abana.